ubwo Shakira arimo gukora igitaramo gikomeye cyo gufungura igikombe cy'isi muri stade ya Estadio Azteca muri Mexico City arimbana na Burna Boy. Indirimbo yitwa Day Day yabaye imwe mu ndirimbo ziri rushanwa. Hari abantu benshi bashimye energy ye, imbyiniro ye n'uburyo stage yari iteguye, ariko abandi baranenga ceremony bavuga ko itigeze igera ku rwego bari barateguye, mbese bamwe banayita worst opening ceremony. Ku mbuga nkoranyambaga habaye impaka zidasanzwe ku buryo Shakira yaba yaragaragaye. Bamwe bavuga ko isura yaba yarahindutse cyane, abandi batangiza ibihuha bavuga ko hari body double yakoreshejwe kuri stage. Nyuma amakuru menshi yagaragaje ko yari Shakira nyirizina kandi ari nawe waririmbye live. Hari video yakwirakwiye yerekana Shakira akomeza kubyina nubwo abakozi ba FIFA bashakaga kumukura muri train nyuma y'igitaramo. Ibintu byashimishije abafana benshi. Shakira avuze ko afitanye connection idasanzwe n'igikombe cy'isi kuva 2006 na 2010 igihe yarimbaga Waka Waka. Yavuze ko kandi World Cup yahinduye ubuzima bwe ndetse ikanagira uruhare mu mateka y'umuryango we. Nanone amakuru avuga ko Shakira azagaruka muri half time show ya finale y'igikombe cy'isi cya 2026 izabera muri MetLife Stadium ari kumwe na Modana ndetse na BTC. Abantu benshi bari no kugereranya Day Day na Waka Waka, bavuga ko Waka Waka ikiri imwe mu ndirimbo za World Cup zakunzwe cyane mu mateka y'isi.